ibihe byiza kuri mwe mudukurikiye kuri channel yacu ya SIYONI. Ni SIYONI kwa ya ADEPR JENDA. Nahangaha turi nyine ni mu ijenda, ni ku gicumbi cy'umuziki. Niko gicumbi cy'umuziki yagire uza kudutera amabuye, niko bimeze. Muraza kubyumva mu mateka ya kera cyangwa se iyo hambere. Mvuga hambere hari abatari bakavutse mudukurikiye, ariko twe twaravutse. Ndi kumwe n'abasaza ahangaha, abandi rwanjye ndi kumwe iyo nawe ndabona ariko kuza, nyuma ndi kumwe n'umuha mukuru ahangaha. Nshimire cyane abantu bakomeje kudufasha ku majwi ndetse no ku mashusho. Ibi byose ni byiza bya korali SIYON. Nge nitwa Flavier. Tutatinze rero, reka duhere kuri uyu umusaza mukuru, banze atubwira amazina, twibwire rwose. Murakoze cyane kuko bivuze hano turi ni mu ijenda. Nkabandi umwe mu bashyizeho iyi korali SIYON. Bivuze ngo uri mu bayitangije. Uri mu bayitangije tuyikuye muri korali y'abana bato b'ishuri ryo ku Cyumweru. Mwabakuye mu bana murabazana mu batereka ahantu. Tubagira itsinda ry'abana bafite imyaka yisumbuye umwana ashobora kuba yabatizwamo. Baraha ku rusengero se? Baraha ku rusengero, bari inshuke ishuri ryo ku Cyumweru. Bya nibita école de dimanche cyangwa Sunday school. None tubonye umurava bafite mu bana batoya, dukuramo babandi bajijutse bashobora kuba babatizwa. Ubwo rero tubagira korali tuyita SIYON. Icyo gihe se wowe wari iki? Nje nari nyoboye amakorali hano mu ijenda. Wari umuyobozi w'amakorali? Wa hano yose hano mu ijenda. Umuntu ukomeye cyane. Ubwo rero tumaze kwagira korali mfata agahe ko kuyiyobora, tukishakira umuyobozi uri mu kigero cyabo ariko ushatse kubasumbaho gatoya. Korali tuza kuyita izina SIYON. Bivuze ngo yiswe SIYON ari wo wiyoboye? Ari nje wiyoboye. Tubwire SIYON rero. Bivuze ngo ni nawe wayise SIYON. SIYON ryavuye he? Kuki mwahisemo kwita SIYON? SIYON ubundi umuntu ujya kwita izina uretse na korali no mu muryango. Mbere yuko umuntu abona uwo yita izina aritekerezaho. Hamwe no gusoma ijambo ry'Imana rero, iyo tujya kwita korali izina dutekereza dukurikije ijambo ry'Imana. Natekereje SIYON rero somye ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 84 pera ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8. Ari amagambo akavuga SIYON. Harimo umurongo uvuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zija SIYON. Ngeze kuri Zaburi 125 basanga SIYON nanone irashigikiwe. Hari ijambo rivuga ngo abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi SIYON utabashika kunyeganyeza. Nkomeje gusoma ijambo ry'Imana kuko ndarikunda cyane. Ngeze mu byahishuwe mu bice 14 mbona ngo hari ijambo rivuga ngo umwana w'intama w'Imana ahagararanye nawe yacunguye ku musozi wa SIYON. Numva ari ryo jambo riraje, ndavuga ndi korali nyise SIYON. Uyita SIYON uryo? Nyita SIYON. Ubwo hari mu mwaka? Hari mu mwaka w'1995. 95. Ubu urayibatije? Bandayibatije. Niyobora igihe cy'ukwezi uza kuyibona. Ukwezi? Ukwezi guto kuko nari mbagarariye amakorali, twarimo nk'ubuyobozi bw'itorero dushaka umuntu uje kubegera mu kigero kuko bari abana batoya, nanjye urabona uko ngana. Ubwo nawe wari ukiri umwana? Nari nguze ariko nyine icyo gihe nari nk'umwana muri bo, ariko burumva ibitekerezo byanjye n'ibyabo byari bihabanye. Ubwo rero no kuntinyuka bisanzwe kuko batinyuka bagenzi babo ntabwo byari ngombwa. Tubashakira rero umuntu uje kungana nabo kugira ngo ayiyobore. Ubwo niba ntabanga se ukiragiye wari ufite imyaka nk'ingahe? Muri 95 buriya nari mfite, navutse muri 62. 62 kugera 95 urumva wari ufite 32. Tegombo yari oya cyangwa 20 ni gutyo, ni hafi aho ngaho. Urumva wari mukuru ariko bo barabana. Mukuru ariko arabana, mbese umukuru muri bo yari afite nk'imyaka 15. Ubu urababatije SIYON. Ngayo nguko mwe mudukurikiye mumaze iminsi mwumva SIYON rimwe wenda ntimumenye ngo yavuye he, yiswe nande.
va ku giti dore umuntu uyu niwe wayibatije Siyoni anayobora ukwezi kumwe ushobora kuba ari mu baperezida bayoboye igihe gito gito cyane sinzi niba navuze n'amazina yanjye nitwa Ndahimana Atanazi urumva yitwa Atanazi Ndahimana niwe perezida se buriya hari undi perezida wayoboye Siyoni igihe gito nkawe ntawe kana turibuze kubyumva mu baperezida bandi bayoboye izindi nshingano z'amakorari aya ngaya mubona hano yose nari nyafatanije nyayoboye cya kindi bita ngo ni nka mpuzamakorari ubu niwe wari ukiyoboye 95 arakomeye cyane kandi arakoze cyane Atanazi umusaza muramubona neza kuri kamera za Siyoni kwaya dukomeza kuganira namwe tunabibutsa kureba hano hasi hano handitse ijambo subscribe mu nyuguti z'umutuku niba hakiri umutuku bivuze ngo nturadukurikira ubwo nturamenya neza amakuru yacu ariko niba waramaze kudukurikira amaze guhindura ibara niba utarahakanda rero hakande ujye mu mukara hanyuma uri n'akazogera gahari nako ukandeho kugira ngo ibiganiro byacu cyangwa se indirimbo zacu umunsi ku munsi zikomeze kugeraho twibutsa ko iyi channel yacu tunyuzaho indirimbo tukanyuzaho ibitaramo n'ibiterane tuba twakoreye hirya no hino kugira ngo aho muri kwisi yose bibashe kubageraho hanyuma iruhande rwanje ahangaha uyu wenda rero ntago ndamwita umusaza urabona ko imyambarire cyangwa ikote rye atangiye kugenda yigira hejuru gakeya none se nawe uri muri kiriya kigero oya ngiye bityo gihe nari ndi umwana wari muri barabana yego mubabatijwe n'umusaza Atanazi niko bimeze tubwira amazina hanyuma utubwire wowe wageze muri korali Siyoni ryari murakoze cyane amazina yanjye nitwa Ndikubwayo Daniel uri ku bwande kubw'Imana Ndikubwayo Daniel niyo mazina yanjye yego mu 1995 nari mu banyeshuri b'ishuri ryo ku Cyumweru École de Dimanche ubwo nawe wabatijwe n'umusaza Atanazi niko bimeze Ndikubwayo arakoze cyane turamugarukaho mu kanya hanyuma hafi ahangaha kumwe n'undi mugabo ambaye umutuku imbere inyuma hari umukara n'umweru ibara n'ibara ryiza cyane ahangaha imeze neza Imana irakurinze irandunze amazina nitwa Tuyishime Jean Bosco Tuyishime inyi muri bushime Imana mukomeze munyumvire hanyuma turi kumwe n'umumama aryo buriya twubahirije ihame ry'uburinganire 30 irimo Imana ibamugisha amazina murakoze banyita Mutezinka Immaculée we yitwa Mutezinka ajya mu kinyarwanda ubundi kuva na kera kose umukobwa umwari w'u Rwanda inka epfo y'Akanyaru inka no hakurya hariya inka na hariya hakurya inka ni Mutezinka Mutumwinka Zaninka ibintu nk'ibyo na amazina y'ikinyarwanda ni umunyarwandakazi Mutumwinka Mutezinka wageze muri korali ryari nawe watangiranye nayo 95 yego abantu bose twicaranye rero murumva ko buranije mwana urimo nije mwana ubu hano nabaye umwana nduruhinja ariko ntabwo nduruhinja cyane da murabona ko nanjye nta kibazo 95 mugize gutya muravutse nubwo mwana muvutse wenda umuje ako kanya kuko bari babakuye mu bana nkuko Atanazi yabivuzeho gato abita n'izina mwitwa Siyoni kuko yaramaze kumenya amateka y'ijambo Siyoni musozi Siyoni gutyo igikombe cyitwa baka ibintu nk'ibyo byose arahuza nuko araterura izina tereka hariya 95 reka ngaruke ahangaha mukanya ndasubira kwa Mutumwinka kwa Mutezinka nta kibazo apfa kuba harimo inka gusa ubundi mu kinyarwanda burya igicumbi nicyo cyubahwa cyane inka kuva 95 Siyoni yari ivuye mu twana duto two ku Cyumweru mutaramenya gusenga neza icyo ari cyo mutaramenya kuririmba neza byatangiye gute mwagiye muzamuka mute barakoze cyane namaze kwivuga amazina dufite amahirwe mu ishuri ryo ku Cyumweru École de Dimanche twagize abarimu beza abarimu batwigishije rero twari tumaze kumenya icyo gukora niyo mpamvu badukuye mu bato cyane bashyiraho promosiyo yacu nuko byaje kutugendekera rero twahurahujwe
dutora ubuyobozi bugomba kutuyobora. Watuyoboye bwa mbere araza kubibwira, turakomeza dukora umurimo w'Imana, dutangira kubona dukoze ingendo. Mwakoze n'ingendo se? Cyane rwose, ivuga butumwa imisozi turagizamuka. Ubwo se mwasohokeye? Mana we. Urugendo rwa mbere rwanshimishije twakoze ni urugendo twakoreye mu cyahoze ari akarere k'Ubuhoma. Uyu munsi ni mu murenge wa Kintobo, aho bita ku mudugudu wa Gitabo. Ubwo ni mu karere ka Nyabihu? Ni mu karere ka Nyabihu. Ubwo hari mu mwaka wa kangahe? Ubwo ni hafi ya za 95 gutyo? 95 haje guhera cyangwa se mu na gatandatu gutyo. Muvuye hano musohokeye mu Buhoma. Yego. Ku bantu wenda batahumva neza, urebye ku cyicaro cya Jenda cyangwa se aho Siyoni iteranira, ubwo uba werekeza hejuru mu misozi, yaha ugeze ku Mukamira ukazamuka mu misozi yo hejuru iyo ngiyo. Ubwo naho ngaho wenda kuba dukurikiye bashobora gufata reference kuri Mukamira. Nuko urugendo, mukoze urugendo, icyo gihe byagenze bite? Twagize amahirwe cyane, twagezeyo twari kumwe n'umupasiteri wari ufite umwuka w'Imana, bamwitiye Akaremye Claude, wari mu zabukuru, ashobora kuba ari Musanze. Twari kumwe nawe rero, yari afite ivugabutumwa, yakoreshaga amashusho yerekana filime za Yesu, akagira n'amaransevuwa. Turagenda rero, tugezeyo navuzaga ingoma, abandi bafite amakitari, ingoma y'uruhu. Ingoma y'uruhu? Yego. Murayumva ingoma y'uruhu. Tugeze mu Buhoma rero, aho ngaho twababwiye twa mu Gitaba, cyangwa se abandi bahazi ni ku Gasenyi. Amazina yose nayo ako gace twakoreye ivugabutumwa bwa mbere. Twarahageze turaterana bwa mbere, hari ku wa gatandatu, ntabwo nabyibagirwa. Bigeze mu gicuku nka saa 9 z'ijoro, Pasiteri Claude arahaguruka, araza aradukangura. Imvura yari yaguye, turyamye ahantu mu cyondo, badusasiye ibirago. Kumva bitunyuze, dushishikajwe no kuvuga kuri ivugabutumwa. Pasiteri Claude azinduka kare nka saa 9 z'ijoro, aratubwira ngo Imana yamweretse turi kugaragara nk'abakozi badafite amasuka. Turamusobanuza icyo Kinyarwanda twumvaga kugisobanukirwa bitugoye. Aratubwira ngo turi abakozi cyangwa se turi abaririmbyi, turi kuririmba icyishimo, ariko nta bikoresho dufite. Nta bikoresho dufite. Kandi wari ufite kakagoma? Ubwo nyine, ubwo inzira z'Imana niko ziza nyine. Imana ishaka gutangira kutwagura tukiri bato. Aratubwira ati nabajije Imana icyo bisobanuye, irabinsobanurira, imbwira n'icyo mugomba gukora kugira ngo none hibabone nk'abakozi yemera bafite n'ibyo gukoresha. Imana irambwira ngo nimbabwire ngo ubu tugiye kugura ibyuma muri iki gitondo, noneho Imana itangira dukoreshe dufite ibikoresho byo gukoresha. Ako kanya rero dufite n'amateka twari twihariye nk'abana bari batoranijwe. Abenshi muri twe basangaga umwe afite umubyeyi umwe, ugasanga undi ntawe, ugasanga abenshi none badafite n'ababyeyi bombi. Ariko aratubwira ngo Imana iravuze ngo nubwo tugaragara nkaho tubona ko turi imfubyi, ubuzima butugoye, ariko irashaka ngo tuyihe ibyo dufite dukunda, nayo niturangiza tuyisaba ibyo dukunda. Kandi sinzi niba kumvikanye neza. Duhe Imana ibyo dufite dukunda, nitwarangiza natwe tuyisabe ibyo dukunze. Bivuze ngo ni mpanguye. Mpanguye tuyihe nayidushye. Ubwo rero twese dutangira. Ku ruhare rwanjye mbivuze, uretse nanjye n'iwacu mu rugo nari ndifite ngewe papa na mama, ariko sinari nakabona iwacu mu rugo babitse inoti ya 5. Ntayo bari bafite pe, ntayo bari bafite. Niyo misere yo kumva nani kugera mu myaka 12, igihe tuherereyemo uburyo dushakamo amafaranga no kwikorera ibirayi ku mutwe. Nari naragiye gukorera amafaranga ahantu, bantiza imitabo nk'ingahe ndiharika. Nari nzi neza ko rero nenda kweza ibirayi ahantu nari mfatanije n'umuntu yazanye ikibara, nanjye nzana imbuto. Tabane ko byagenda kose nzasaruramo ibihumbi nka 20. Ubwiwacu mu rugo tutari twagira ibihumbi 5, papa na mama ntabyo bari bagira. Ngiye guha Imana 5. Inangiza nanjye nyibwira ibyiza. Tatinze rero niko nabigenje. Ku ruhande rwanjye nahize 5. Cyantangaje n'uburyo Imana ikora. Nagiye gusarura bya birayi, igiciro cyariho hari
kuri 17 icyo gihe amafaranga 17 ku kiro kimwe. Nibwiraga ko rero nzeza moto iri kurenga nkabona 20 na umunsi rero ndi bubikure kugira ngo nje gushyigura ikiro cy'ibirayi kiramanuka kigera kuri 11. Ababyikoreye bahembwa 3 ubwo nsigarana 8 hava moto nibwo n'ibihumbi bingahe 8 kandi nahize 5,000. Uwo twari dufatanije bya birayi yatwaye 4 nanjye ntwara 4 bya 4,000 byose nisiga ubusa. Ko nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ko na Yesu nawe yisize ubusa. Imana yisize ubusa itanga Yesu, nanjye ntanga 4,000 nsigara n'igihumbi. N'abandi yenda bazagenda batanga ibiganiro uko byagenze icyo gihe, ariko icyo nshimira Imana nuko uwo munsi twashoboye kuvaho mu gitaba mw'icyo gitondo dukusanyije amafaranga. Icyuma cya mbere twaguze ni kibe mwayiguze icyo gihe kuri bya bine byawe n'ayabandi batanze mugura bya byuma mwagiye mu gitaba. Urumva mwakoze urugendo, mwasohotse mwise munagurirayo ibyuma. Nibyo arakoze cyane umukozi w'Imana. Hanyuma muri icyo gihe indirimbo muririmba uyu munsi ntabwo arizo mwaririmbaga icyo gihe. Wenda hari indirimbo nk'imwe muraza kutunyurizaho kuko nta mpamvu turi abaririmbyi, ni korali ubundi ni abaririmbyi bishyize hamwe nyine cyangwa se n'umutwe w'abaririmbyi. Hari nk'indirimbo wenda imwe wibuka icyo gihe mwaririmbaga mukumva irabafashije ku buryo uyu munsi muri iki kiganiro tuvuze ngo turayiririmbye abantu bashobora kongera bagasubizwamo imbaraga cyane nk'iyeze. Hari indirimbo twaririmbaga ivuga ngo Stefano yapfuye urupfu rubi cyane. Yitwa ngo iki? Stefano yapfuye urupfu rubi cyane. Urumva iyo wenda nshaka ko umbwira izina. Nshaka kumbwira izina ry'indirimbo kuko aradukurikiye wenda bagiye bazumva. Muranaririmba kuko ni korali, muraririmbira hamwe, harimo n'ibicurangisho kuko yes. Noneho mbwira nk'indirimbo imwe mwaririmbaga icyo gihe ukumva buryo n'uyu munsi igarutse mu mitwe y'abantu bavuga bati iyi ni Siyoni. Nyine iyo narindirimbye iyo ni imwe yitwa ngo iki? Stefano. Ni Stefano ubwo ni wa wundi bakaranze mu mavuta hari bateye amabuye. Bateye amabuye. Hanyuma indi niriya nta ruganda rukora agakiza. Ni yanyuze? Iriya nta ruganda rukora agakiza. Ni ya Siyoni. Numva ririmbwa hirya no hino, abana bato b'iki gihe bakayiririmba. Urase mwayiririmbaga mu buryo muvugije yangoma y'uruhu, mwayiririmbaga mukoresheje ubuhe buryo? Ndavuga imicurangire. Imicurangire kuko mugenzi wanjye yabivuze, ibyuma bya mbere byari byaratangiye kuboneka kuko nariho twasohoye audio yazo. Twari dufite ibicurangisho. Mwari mufite ibicurangisho ariko twatundi duke. Murumva nta ruganda rukora agakiza. Ngiye ndirimbo nagize amahirwe yo kuyumva kenshi, gusa ntabwo nzi ko ari ya korali Siyoni. Ariko indirimbo nziza, hari aho bavuga ku nganda zitandukanye, hari zikora inzoga, imyenda iki. Reka kuko navuze ngo ni korali, reka hamwe n'abantu bari kudufasha ahangaha kuko ni korali nini, bafite piano, udushyire piano ahangaha, ndetse n'abandi baririmbyi bamwe ahangaha batarimo ariko baririmbye muri icyo gihe, mudushyireho iyi ndirimbo yitwa nta ruganda rukora agakiza. Nta ruganda rukora agakiza, sibyo? Ngo yiririmbe, urumva ni ya kera ariko uyu munsi mushobora gushaka uburyo mwakongera mugasa n'abayisubiza inyuma muri kiriya gihe cya kera, hanyuma na piano n'akaziki karimo n'amajwi yanyu kugira ngo twongere dufashwemo neza. Yewe naragi zengurukurwa, sinabonye uruganda rukora agakiza. Nubwo nawe wagenda ukazenguruka isi yose, ntiwabona uruganda rukora agakiza. Yewe naragi zengurukurwa, sinabonye uruganda rukora
nawe wagenda ukazenguruka isi yose ntiwabona uruganda rukora agakiza warakoze yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda rukora agakiza warakoze yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda rukora agakiza benshi bagiye bagera ku isi yose nawe wabonye uruganda rukora agakiza babonye uruganda rukora imodoka abandi babona urukora intwaro benshi bagiye bagera ku isi yose nawe wabonye uruganda rukora agakiza babonye uruganda rukora imodoka abandi babona urukora intwaro warakoze yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda rukora agakiza warakoze yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda rukora agakiza bralirwa n'uruganda rukora primus kiyaka n'uruganda rujya rukora inkweto texirwa n'uruganda rujya rukora imyenda mirongo n'uruganda rukora plastique bralirwa n'uruganda rukora primus kiyaka n'uruganda rujya rukora inkweto texirwa n'uruganda rujya rukora imyenda mirongo n'uruganda rukora plastique muri zo zose ntabigeze rugerageza gukora agakiza twahawe n'umwami yesu muri zo zose ntabigeze rugerageza gukora agakiza twahawe n'umwami yesu warakoze yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda rukora agakiza warakoze yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda rukora agakiza turirimbane iki gitero iyi refure ivuga ngo mana warakoze kuko waduhaye iki agakiza yesu uri umukozi w'umuhanga ubundi hari igihe abantu bagenda bagashakisha uburyo babona agakiza babinyujije mu zindi nzira bikabagora ariko yesu afite agakiza atanga agakiza aho igihe abantu bakabuze bagashakiye mu bantu bakakaba ariko yesu arakaba amina ni umukozi w'umuhanga nta kimunanira yemeye gutanga umubiri we urashinyagurirwa kugira ngo twebwe ku bwacu haleluya ni ufite uruganda rukora amen haleluya wagenda muri Amerika
wajya muri Afurika Yesu niwe wenyine utaretse no mu Bushinwa no mu Burusiya kandi abo bose bafite inganda ariko Yesu uruganda rw'agakiza. Amen. Amina. watsindira iryo soko. Niwe wenyine. Reka twongere noneho tugiye kubiririmba mu majwi atuje dushima Imana dushima Yesu Waduhaye agakiza. Amen. We wemeye kwitanga. Agakiza. Agakiza. Amina. Hallelujah. Warakoze Yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza Yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda Warakoze Yesu warakoze warakoze kuko waduhaye agakiza Yesu uri umukozi w'umuhanga wowe ufite uruganda rukora agakiza Imana ishimwe. Hallelujah. Amen. aha urabona iyi ndirimbo ni indirimbo nziza cyane njye rwose nari ntangiye kujya mu bicu kubera urabona ukuntu amajwi ntabwo wamenya ko ari abantu ba kera bongeye kugaruka barayiririmba n'akaziki ka piano gatuje indirimbo nziza cyane ariko hari aho maze kumva mwagiye muririmba mugaruramo ibintu by'inzoga kuki mwaririmbye inzoga kandi muri abarokore uyu mumama ntacyo atubwire ngo burarirwa ngo na primusi ubu bantu badukurikiye ntabwo bari butekereze ko mwaguye wenda muri kuririmba inzoga. Oya. Murakoze. Ni ukuvuga ngo impamvu nyine twavuga ngo nta ruganda rukora primusi twashaka kugiranya nyine inganda ziriho hano ku isi ariko noneho tukerekana yuko hari undi ukora agakiza nta wundi wakora agakiza mu nganda zose zikora inkweto imyenda inzoga ariko noneho hari undi ukora agakiza ntibasha gukora agakiza. Dore nubwo harimo abakora ibi byose izi nganda zikora ibintu bitandukanye ariko ntabwo babasha gukora iki niho mwavuze primusi naringize ngo reka buriya wa muntu hari igihe usanga abantu baririmbye umuntu mudukurikiye akavuga ati siko baririmbye cya primusi wa kandi bavuga ntabwo banywa inzoga ubu ntabwo baguye ariko urumva mutima inka koko ariko ntibayizanye se kera barayizanye inka urumva bamaze kumukwa kera cyane niyo mpamvu anabisobanura neza niyo mpamvu mu indirimbo mumaze kubona biyesura neza mu majwi rwose meza nta nubwo bamenya ko hari abakera siko baririmbye ariko bashaka kugereranya imbaraga za Yesu bavuga ku gakiza bavuga bati rwose niko bimeze urumva ibyuma bya mbere murabiguze mukoze amasorti ya mbere cyangwa se ingendo za mbere hari ukundi mwagiye mutera imbere muvuye kuri bya byuma bitoya cyangwa bike Siyoni nyirizina none ubwo urumva twari muri za 90 aka ni agace kabayemo amateka atandukanye urumva mwavutse nyuma y'umwaka habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda hahise hazamo intambara y'abacengezi muri aka gace urumva za 97 98 icyo gihe umurimo mwawukoze mute hanyuma nyuma yaho mwakomeje umurimo mute dufashe ntaracyo. Murakoze. Ni ukuvuga ngo twageze yenye mu gihe cy'abacengezi wese akagenda ajya hirya no hino ariko noneho ababaga bari hafi aho rimwe nyine twarinyabye kuko twapitaga mu gihe cya nimugoroba abatarahungiye kure tukanaza tukanarepeta mugasubiramo indirimbo. Yego. Hanyuma ingabo z'u Rwanda zigeze gutya zirukana abacengezi basubira iyo bari bavuye abandi bagaruka mu gihugu baza gukomeza hamwe n'abandi banyarwanda ibikorwa by'iterambere nyuma y'intambara y'abacengezi umurimo mwakomeje gutereka uyu muvandimwe nawe adufasha tubwire ubwo nitugeze za 99 za 2 tukima intambara y'abacengezi kimara kurangira twarongeye turiyegeranya kuko ndumwe mu banayoboye korali ico gihe nawe uri president
nicaranye na perezida nabaye perezida mu baperezida ba mbere bayoboye korali twariyegeranyije hamwe n'ibihe bibi twari tuvuyemo gusenga Imana kwari kwinshi twafataga igihe cyo kurepeta ariko tukasigaza iminota yo gusenga mbega gusenga niko kwabaye kwinshi noneho Imana iduheramwe amasezerano turangije twiga uko twakora ngo tubone ibyuma dukurikije amasezerano Imana yaduhaga twaragiye tuja kubumba amatafari aho bita muri Nyiragikokora turayabumba amatafari ya rukarakara turi Nyiragikokora umudugudu wa Nyiragikokora hano winjiramo hirya ujya nko mu Gishwati tukajya tuzinduka kare kubera ububyutse buri muririmbyi yari afite nta wakererwaga cyangwa ngo asibe amatafari turayabumba turangije kuyabumba dukurikizaho kuja dukora ibiraka byo kwikorera ibirayi ico bita gukora ingamba kubagarira abantu ibirayi mu Gatagara no mwishamba hose nabasuze kubagara cyane n'abagabo barabagara twese twarabagaraga noneho dukorera amafaranga tugenda tugura ibyuma gake gake kugeza aho tugeze ariko ubwo wari perezida ari mu wuhe mwaka nabaye perezida uyu mugabo akimara kutwita izina habaye perezida bita Rukundo ico genge nari mfite umwanya w'ubudisipline ushinzwe imyitwarire cyangwa ikinyabupfura cy'abaririmbyi ubwo Rukundo havuye ndabyibuka niho nari nakoze ubukwe tariki 20 z'ukwa 12 2001 niho nahise mba perezida 2001 bishira 2002 niho nabaye perezida nibwo abaye perezida aribwo mwakoraga iyo mirimo yose twakoraga iyo mirimo mubagara ibirayi duteza imbere kugira ngo tubone nikorera imifuka bura wikoreraga nk'ibiro bingahe ibiro 40 buri wese yakoraga uko imbaraga ze zingana hanyuma mwikoreye ibirayi mubagaye ibirayi mubumbye ibikarakara n'ibindi byinshi muguza ibyuma twavuga ko icyo gihe wenda ariyo base cyangwa se ariyo ntangiriro ya Siyoni isa naho yigiye imbere cyane niyo ntangiriro bivuze ngo Siyoni tubona uyu munsi yaturutse mu bikarakara kubagara ibirayi no kwikorera ibifuka by'ibirayi cyane nawe wikoreye ibirayi wikoreye nk'ibiro bingahe nikoraga 25 25 wikoreye nk'ibiro bingahe 50 ngira ngo mwe mudukurikiye murumva ibi biganiro turimo turabikora kugira ngo mumenye amateka kuko umunyarwanda niwe wavuze ngo utazi yava amenye yajya Siyoni mu uyu munsi ni ngombwa ko mumenya ngo ese yavuye he se yaravutse iza nk'ikivejuru gikubita mu ijenda imeze uko ngira ngo hari ibyo mumaze kumva ibitafari by'ibikarakara ibifuka by'ibirayi kubagara ibirayi ari abagabo ari abasore wowe wari uzi kubagara se none se waranduraga bingahe ku munsi naranduye ibirayi neza kabisa hanyuma bakabaha amafaranga ya mbere byo nari niharitse wowe mbese wari mu mwuga nta kibazo Imana igira neza urumva yabakuye kure yagize neza ngo muhe icyubahiro yabakuye kure sibyo yabakuye kure ni Siyoni kwa turi kumwe ngira ngo ni mu kiganiro turimo tuganira ariko uru n'uruhererekane rw'ibiganiro ntabwo ari ikiganiro kimwe ni amateka tuzakomeza kujya tuganira urumva turi muri periode ya Siyoni nyirizina igitangira bavuye mu bana bo ku cyumweru mu ishuri ryo ku cyumweru kugeza ubwo bazamutse batangira ku ngoma y'uruhu babumba ibikarakara bikorera ibirayi bagira gute n'utundi turaka twatundi ushobora kumva uyu munsi kumva wenda ko tutabaho cyangwa se hano muri ya mvugo ngo ni twa fake
abana b'iki gihe babona twa fake ariko ibyo nibyo byagize Siyoni mubona uyu munsi sibyo izo nizo mbaraga za Siyoni y'uyu munsi ari niyo mpamvu twavuze ngo tuza aha ngaha dusubire ku isoko tumanukeyo turebe ese Siyoni tubone uyu munsi wambaye amakoti meza cyangwa se amasuti nta kibazo bavuza ingoma nziza zigezweho rwose urababona nubwo batangiye icyo gihe bari muri bya bitafari uyu munsi urababona ukuntu bameze umusaza hariya wise Siyoni uramubona yambaye ikote rye ryiza yabitse n'amadarubindi hariya wambara n'amataratara mbese urabona kubera izabukuru iyo agiye gusoma ibitabo arasoma ntabwo ari abadasoma yabwiye ko akunda ijambo ry'Imana asoma muri Bibiliya perezida hano iruhande rwanjye yambaye amabara nkunda nanjye cyane umukara n'umweru hari umama urabona ko basobanutse hanyuma 2001 perezida afashe korali muratangiye muguze ibyuma 2001 iyo yari imyaka navuga ngo uretse na Siyoni no ku gihugu yari imyaka navuga ngo u Rwanda kongera kuzuka cyangwa se kongera kwiyuburura kuko urabona jenoside yakorewe abatutsi ivuyemo aka gace niko nababwiye abacengezi bari bamaze guhungira muri Kongo baravuga ati nitunyuzwe reka tugaruke barongera bagaruka kwangiza umutekano ariko bamaze gutsindwa igihugu noneho cyari gitangiye iterambere nyirizina ku buryo byari mu gihe cyo kwiruka cyangwa se kwihuta mu iterambere mwe nka Siyoni noneho 2001 kugera za 2005 gutyo byari byifashe bite yego murakoze cyane icyo gihe 2001 nari maze kuba umusore ushobora kumenya icyerekezo turi kuganamo icyari cyo bahise bampa inshingano z'iterambere washinzwe iterambere muri korali ndi gutekereza ko urwego rw'iterambere mu makorali mu gihugu cy'u Rwanda bishobora kuba byahereye iwacu nanjye nicyo urashaka kubaza icyo gihe urwo rwego rwariho mu makorali ntabwo tuzi ko twabitekereje kubera umwuka w'Imana bari muri twe yashoboraga guhishura n'ibindi bintu byiza twakora bikatwubaka yego ubwo rero tuguze ibyuma mu nzira twababwiye nta nubwo mwambarije mwaguze ibyuma mwabonye abacuranzi ubundi muzehe wenda ukunda gusoma ijambo ry'Imana Imana ivuga ngo izishakira igitambo urumva yari bahaye ibyuma niba mutugana babajije wenda cyane ko umugabo yavuze ko kubera ibintu mwari muvuyemo mwasengaga bishoboka cyane ariko rwose rero urumva ko Imana yishuye impano nyinshi zari muri Imana imaze kubana umwanya w'iterambere nta handi uri tuba dutangiye umva kamusetsa koteza igiceri cya senkani uri muririmbyi ngo tujye kwigisha umucuranzi wacu wa mbere ubwo mwagiye kumwigisha umva twashatse abanyagisenyi baraza baradufasha cyane cyane uzi ko n'icyo gihe Beteri yari imeze neza korali Beteri yego korali Beteri y'igisenyi yego za Betelehemu zari zimeze neza yego ubwo rero tuba twigishije umucuranzi ubwo niba ntabanga umucuranzi wa mbere yarinde Maniriho John se uyu munsi niwe perezida ura niwe wacuranze icyo gihe rwose twari se ko masinga uyu watwise izina n'ubundi nawe yaracurangaga muzehe uri umucuranzi nacuranze muhe mikorofone muzehe wacuranze iki ubundi ayo makorali yose nayayoboye ariko nari nsanzwe ndi umuririmbyi yego ariko nari umuririmbyi ndi n'umucuranzi ubu na gitari nzi kuyikora twakoreshaga na gitari zimwe mu zo nakoraga uyagenda gake twumve ugiye kumvangira ibintu bibiri uvuze gucuranga none uzanyemo gukora izo ni inshinga ebyiri zitandukanye kubera nakundaga ibintu bya muzika kuva kera ndi umwana nabazaga na gitari mu biti by'ibiko ndi umwana noneho umaze kuba umusore nari mfite mubyara wanjye twabikoranaga warabyiga cyane kundusha agera ku rwego rwo kuzikora yego yagiye kubyigira muri Kongo aje rero nanjye aranyigisha anyigishije nanjye ndazikora narazigurishaga mu yandi makorali uvuze ngo wareye amafaranga kuri gitari wakoze cyane ucuranze se gitari yihe solo nacurangaga solo ugakubitamo akazi k'indirimbo cyane uretse ko bundi zabukuru zaje n'igihe kirekire imyaka 26 ntakora mu mirya wenda sinzi niba byashoboka ariko naracuranze cyane ugasasanura imirya neza cyane rwose gusa uyu munsi bajyona iyo bacuranze bumva mwajyanye nyine buriya muzika
iyo icuranga iyo hajemo ibintu bitari byiza ndabyumva nubwo nkuze tubyumva ute hari ariko byumva ndi biriya ntabwo ari byo. umusaza Atanazi yagize gutya yise korali Siyoni izina turacuranze yize gucuranga yize gukora gitari urumva ko korali Siyoni ifite abasaza ifite abantu bakuru bafite amateka uretse umuziki irindi terambere mwariho icyo gihe turi hagati ya 2001 na 2006 aho ngaho wenda no kuzamura gakeya muri ariko muri bya bihe tutari twakinjiye mu iterambere nyirizina rikomeye nibyo barimo utubwira uko mwagiye gushaka abacuranzi iyo za Beteli za hehe bajoni batangiye kwiga gucuranga hanyuma mu miririmbire noneho nyirizina urumva mwasaga naho muvuye mu miririmbire yo mu myaka ya za 90 na twinjiye muri 2000 twibutse abantu wenda badukurikiye batari icyo gihe hari ibintu byariho ko 2000 hazaba imperuka bantu icyo gihe igeze imperuka ntiyaba urumva icyo gihe mwitwaye mute noneho nka korali Siyoni mu miririmbire twasengaga turi urubyiruko Imana ikatubwira uko ibintu bimeze Imana ya Pentekote iravuga yavuganye natwe turi abana ibyo yavuze n'uyu munsi tubirimo ngira ngo biragaragara muvuga ikibazo numbajije rero ndibuka rimwe turi gusenga nibwo Imana yatubwiye ngo korali Siyoni muzayibamo n'abana banyu bazayiririmbamo uretse n'ibyo mu iterambere yatubwiye ko baziga n'abana bacu tuzagira abaririmbyi baturutse hirya no hino cyo nshimiye Imana ubu dufite abaririmbyi barangije bafite za masters abalisansiye bo nibo gusa abayimaniste bo nsigo sinabikugura mva ko nanjye kujya kubimenya nanjye nari nagerageje niko ntarangije ariko buri iyo mpagaze nkabona abana banje president mko yabikubwiye akabona abana be wa mucuranzi twakubwiye uyu munsi niwe president akabona nawe ntagifata kitari kubera yagize abandi iterambere riba rihari ariko icyo nemera cyo Imana yatubwiye byose tubirimo ntabwo Imana yatubeshe ntabwo Imana yababeshe ngira ngo mwaturirimbiye indirimbo imwe nta ruganda rukora agakiza ariko nk'ibyo bihari izindi wenda zabafashaga zari nziza ku buryo mwaziririmbaga abantu mu rusengero cyangwa se ku misozi bajyaga mu bicu ni nk'iyo ndirimbo yindi nanone uyu munsi uvuze indirimbo ya Siyoni hasigaye igihe gito cyane abana n'abakecuru baranyeganya hasigaye igihe gito hasigaye igihe gito cyangwa se tuzongera kubabana okay iriya ndirimbo ndayizi turi ku ishuri muri segonderi twajya tuyiririmba ariko sinenze ngo yahimbwe n'abandi kumbe nimwe turi hano nta mpamvu rero yo kuvumba ayo twengewe n'ubundi ryatsinda turi kumwe hano muri iki kiganiro batwegereze piano n'ubundi bongera baturirimbire iyi ndirimbo hari bambwiye ngo ni hasigaye igihe gito cyangwa ari tuzongera kubabara cyangwa se impanda y'Imana uko wayita kose ariko mwe muyita hasigaye igihe gito cyane badushireho iyi ndirimbo nayo tuyirebe tuyumve tunayibyinemo ariko mu kiganiro burya tuba tugenda tubyina gake gake hanyuma dukomeze tuganira hasigaye igihe gito cyane Imana ikavuga abera tukigira iwacu aho twateguriwe na Yesu ntituzongera kubabara no gusuhuza umutima kuko ibyago n'amakuba tuzabyibagirirwa mu ijuru hasigaye igihe gito cyane Imana ikavuga abera tukigira iwacu aho twateguriwe na Yesu ntituzongera kubabara no gusuhuza umutima kuko ibyago n'amakuba tuzabyibagirirwa mu ijuru ntituzongera kubabara tuzahora duhimbaza
tuyishimire ibyo yakoze ntituzongera kubabara tuzahora duhimbaza turirimbira Imana iteka tuyishimire ibyo yakoze ntituzongera kubabara ni indirimbo nziza, ni indirimbo nziza. Wenda muri abahamya babyo mwe mutubona kuri kamera mubona korali Siyoni ahantu hari abarimo bazamuka ngo ako twari turimo kera twe mu byo twitaga ngo ni rajepura ku mashuri ahangaha tuyiririmba hari ahantu twikoza hejuru, none umuntu ngiye murayiririmbye. Korali Siyoni nongeye itwibutsa bya bihe byo hambere. Kuri mwe mudukurikiye tubabwire ko izi ndirimbo ziri muri iki kiganiro za ndirimbo zo hambere, za zindi mwakunze, za zindi bakunda kuririmba muri bya bihe byabo. Urumva aka ni agace ka mbere k'amateka ya korali Siyoni turimo tugenda tuganiraho kugira ngo twongere tubibutse Siyoni mubona uyu munsi hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'igihugu. Namwe mutubona kuri YouTube channel yacu yitwa Siyoni kwa ya ADEPR JENDA, mukomeza kubona ibyiza nk'ibi ngibi. Tugana ku musozo w'iki gice cya mbere cy'amateka ya korali Siyoni, ni ibiki mwibuka uyu munsi? Urumva mwari muri korali igitangira mukiri abana, muyikuriramo muyibyariramo. Uyu munsi ni iki mwibuka icyo gihe mukumva mwongeye kwibuka bya bihe? Icyo twibuka uyu munsi dutekereza uko twatangiye tungana n'imirimo twakoraga, twareba uko duhagaze ubu tukibona mu bisubizo by'amasezerano Imana yaduhaga icyo gihe kera. Niyo mbyumvise neza muri mu bisubizo cyane, turi mu bisubizo tubyicayemo kuko wenda uko wagiye utubaza hari akandi kantu tutasiga. Uzi ko amakorali y'urubyiruko menshi adakunze kurama kubwo kugira ibihe byiza twagiranaga n'Imana. Twahise twiha intego yuko buri musore agomba kujana umukobwa baririmbana. Ubu kutubona buri musore buri mugabo afite umudamu yaririmbanaga. Mwiteje imbere, twiteje imbere. Ariko rero urumva mwese ubwo nta bandi mwahemukiye hirya no hino, ntabwo kuki mwakomeje aho ngaho mukaguma aho ngaho? Ntabwo twabahemukiye kuko tureba uko twubakitse tugasanga iyo tuje hirya no hino mu bo tutasenganaga nabo hari igihe bari kuduca intege, ariko kubera ko twasanganye tuziranye, buri wese azi amateka y'undi n'amasezerano y'undi, nta nibyo bikitwubatse. Anari byo uyu mwene data yavuze ati ubu n'abana bacu bageze igihe cyo kudusimburana, ubu nabo nabaririmbye. Bivuze ngo iryo ni rimwe mu mabanga ya korali Siyoni tumwe abakomera. Tubwiye mama mutumwe inka ntacyo niba nakwisi cyangwa mbona uko hazamo inka. Nawe se niko byagenze? Nanjye niko byagenze. Nyine nasanze umusore ariko ntabwo nasanze muri korali icyo gihe, ariko nasanze uririmba ahangaha mbako nyine ntataye. Yego. Mbese ntabwo wagiye kure? Oya. Washatse wo mubanye? Yego. Aha. Uyu munsi wowe ni iki wibuka cyo muri buriya bihe? Murakoze. Ndibuka nyine uburyo mbega twakoze ibintu by'ubutwari, turi abantu bakundanaga tugafata gitsinda ngo cyane nyambite ngo umurimo iwacu mu rugo ng'abasore mukora n'abakobwa bakaza tugahinga hahandi. Ubwo rero kuba kwabaga urukundo mu midugudu y'iwacu. Twabaye tukaza hano ku rusenge tutitaye ngo turakaraba turagira ute kugira ngo tutakererwa ku murimo, tukaza tudakarabye ko nabyo twabaga twitayeho tukaza ku murimo. Icyo ndakibuka. Mwakoze mu bihe bigoye, ni iki wibuka wowe kiragiye? Ndibuka turi mu ivugabutumwa, nakubwiye ko urumva twakoze umurimo turi abana turamenya n'ibintu bijyanye n'iterambere, ariko Imana iratwagura. Nibuka turi mu ivugabutumwa mu bigo by'amashuri, mu bigo bya gisirikare,
kugeza ubwo Imana itubwiye ngo no hanze y'igihugu cyibuka turi Kampala. Ibyo biri mu byo nibuka. aha muze ugira gutya ubatije korari wabatije wateruye ari uduhinja uyu munsi iyo uyirebye ukibukana bya bihe nicyo ubwira Imana. iteka ryose Imana irishima, ariko cyane cyane iyo ndebye Siyoni areba imyitwarire yayo uko ihagaze uku nguku, natekereza cyagiye nabonaga ari utwana ari kubwira ngo mwicare hano uriya perezida uyiyoboye muri iyi minsi, aba bana bose ndabareba nkumva nkumbuye ijuru, koko nkumva nkumbuye ijuru cyane. Tukimara kubagira itsinda ry'iriya myaka nakubwiye, imbaduko bagize yo yonyine gusa, abana bakoze igihe gito cyane batangira guhabwa amasezerano, kandi ayo masezerano agenda asohora nk'uko uyu mwene data bivuze. Aravuze ngo Imana yarababwiye ngo izabamamaza, izabageza no hanze y'igihugu, kandi koko hanze y'igihugu imipaka barayambutse. Kandi abantu b'abaririmbyi buriya naririmbye kuva muri 85 ndi umuririmbyi kugeza 98 ari umuririmbyi. Ndabona utuntu tugenda tuba mu makorari bakubitana imitwe n'andi makorari, bagakubitana imitwe n'abayobozi b'itorero, ariko icyo kintu sindakibona muri Siyoni. Ndavuga nde aba bana Imana yarabatoranye, kandi koko nguko navuze ngo umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni hamwe n'abo yacunguye. Ndasenga Imana avuga ngo Mana, nubwo turi ku rugamba, ariko uriya musozi wa Siyoni twitiriye iyi korari, n'aba ngaba mu bo yacunguye bazahahagarare, bahagarare baririmbe. Harimo amagambo avuga ngo bacuranga inanga zabo, ngo baririmba n'indirimbo nshya. Natekereza imicurangire yabo, nubwo nakubwiye ngo naracuranze, ariko ntabwo nagejeje aho Siyoni igejeje ubu, kuko twebwe twari dufite ibikoresho byoroheje, ni amagitari gusa, none bo bafite amapiyano. Twebwe nta za migiseri nka zino twari dufite, twapangaga amajwi yacu tukayapanga dukurikije imbaraga umuhogo w'umuntu afite, ariko bo aregera umuhogo wa mikoro, umutezi wa korasi, byose bakaregera. Twe rero imiririmbire yabo irahambaye. Iyo mbibonye gutya rero nanjye ngiraga gutya, ngaha Imana icubahiro. Umusaza Atanazi ati iyo mbibonye nanjye gutya ngira gutya, ngaha Imana icyubahiro. Nawe udukurikiye rero twizere ko ugize gutya ugaha Imana icyubahiro. Igihugu cyose waba urimo, umugabane wose waba uriho, kuva muri Afurika ukazamuka i Burayi na Aziya, Amerika, ndetse na Oceania, ndetse no mu mpera muri Antarctica, naho twizera ko mukomeje gukurikira Siyoni kwaya cyangwa se korari Siyoni. Igice cya mbere cy'amateka ya Siyoni ni uruhererekane rw'ibiganiro turimo kugira ngo tubwire Siyoni mubona uyu munsi, umenye ngo yatangiye ryari, umenye ngo tangiye kubera ibikorwa, ese yagiye izamuka ite. Niho umunyarwanda yavuze ngo nta mwana uvuka ngo yuzure ingobyi, kandi nanone umunyarwanda yongera avuga ngo utazi yava amenya iyajya. Niyo mpamvu turimo tubafasha kugira ngo umenye ngo Siyoni kwaya mubona uyu munsi yatangiye ite. Reka tubashimire cyane, ni muri kumwe natwe n'ubundi umunsi ku munsi. Dushimire cyane abatumirwa bacu, n'abatumirwa ariko ni n'abasangwa, kuko bari mu rugo, ariko ni bake twabanye mu kiganiro, kuko ntabwo twateruye korari yose ngo tuyizane ahangaha kugira ngo zitukwamo nkuru. Muzehe Atanazio tubashimire, tugushimire nawe. Aza cyane ni Daniel, hanyuma Perezida Jean Bosco tubashimire cyane. Hanyuma Mutumwinka, Mutezinka, namwe tubashimire cyane. Namwe mwadukurikiye kandi mukomeza kudukurikira umunsi ku munsi kuri Siyoni kwa ADEPR Jenda. Tubashimire cyane, tubabwira ngo mukomeze mubane natwe. Ngiye nitwa Flavie.